Ndabasuje ikaza kuri Rwanda Update info tuba tugotse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru no ku isi muri Afurika ndetse n'andi hantu habagiye hatandukanye, ariko ndagira ngo mumaje kubona ko ibiciro bya gaza hano mu Rwanda bibashije kuba byazamuka biva ku biciro nk'uko byari bisanzwe bimeze bikazamuka hano mu Rwanda. Ngira ngo biri gukanga abaturage bamwe na bamwe bakoresha gaza hano mu Rwanda bateka, kuko urabona ko ibiciro bya gaze byazamutse. Ese ibiciro bishyashya byaje ni ibihe amafaranga abaturage bagomba kwitega kujya bagura gaze nzishyashya? Ese ni ibihe mu by'ukuri, kuko ari ibiciro bishyashya byabashije kuba byasohoka cyangwa se byagiye hanze kugira ngo abanyarwanda bose babashe kuba bamenya. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere bagezeho ibyo biciro bishyashya. Icyateye gaza hano mu Rwanda kuba yazamuka ni iki nyine? Ubona ko abaturage mu by'ukuri byabakanze bakibaza koko ikintu bazajya bakora nyuma y'uko ibiciro bya gaze bishyashya bibashe kuba byagenda hanze. Ese cyabiteye kugira ngo gaze hano mu Rwanda ibashe kuba yazamuka nyine ijye hejuru gutya ive ku mafaranga isanzwe ariho nibe? Mu by'ukuri byose no kumuri buze kubimenya kandi muraza kubisobanukirwamo neza gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere basomere ibiciro bishyashya bya gaze uko bihagaze hano mu Rwanda. Rero ndagira ngo munyemerere basomere rero ibiciro bya gaze uko abantu bazajya babigura hano mu Rwanda. Gaze y'ibiro 6 izajya igura 14,500 by'amafaranga y'amanyarwanda. Gaze y'ibiro 10 izajya igura 23,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Noneho gaze y'ibiro 12 izajya igura amafaranga 28,000 by'amanyarwanda. Noneho gaze y'ibiro 15 izajya igura amafaranga 33,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gaze y'ibiro 20 izajya igura amafaranga 45,000. Noneho gaze y'ibiro 38 izajya igura amafaranga 80,000. Murumva ko ibiciro bya gaze byabashije kuba byazamutse cyane hano mu Rwanda. Abaturage bakibaza ese koko ibi biciro bya gaze ko bizamutse gutya kuri kino kigihe, mu by'ukuri urabona ko bizagana cyangwa se imibereho yacu niyiye? Kuko urabona ko gaze ibashije kuba yazamuka cyane cyane, se navuga ko na petrol yabashije kuba yazamuka. Gusa nanone bagaragaje ikintu cyabiteye kugira ngo rero hano mu Rwanda ibiciro bibashe kuba byazamuka bya gaze. Ese icyo cyabiteye ni igiki? Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere mbagezeho video kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza cyane icyateye bino biciro bya gaze kuba byazamutse, ndetse na essence yabashije kuba yazamutse hano mu Rwanda bigahangayikisha abaturage n'abaturarwanda bose mu by'ukuri bakoresha gaze hano mu Rwanda. Ubona ko biri kugenda bibahangayikisha ku kibazo cya gaze ndetse n'ukuntu bazajya babasha kuba bacana. Ariko mbere yo kumbagezaho iyi video kugira ngo namenyemo neza cyane icyateye kuba ibiciro bya gaze byazamuka, niba uri kubona n'ubwa mbere kwa channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi. Reka mbasheho iyo video rero kugira ngo umenye neza cyane icyateye kuba ibiciro bya gaze hano mu Rwanda byazamutse, namwe munabisobanukirwa. Ati se ibiciro birazamuka? Ndagira ngo mvuge ngo yego, ibiciro biraza kuzamuka. Biraza kuzamuka atari kubera ko twashatse kubizamura gusa, ahubwo biraza kuzamuka kubera ko ariko isoko ririmo kugekana. Wenda nsubiye inyuma gatoya, nagira ngo mbabwire uko twitwaye kugeza ubu muri iyi crise. Ngira ngo imaze ukwezi kurenze, nta kintu mu by'ukuri mwabonye cyazamutse cy'ibiciro cyangwa kuri bya peteroli. Ariko ngira ngo mwe muri abanyamakuru murakurikirana mwumva mu bindi bihugu uko bimeze, ndetse n'i Burayi ibiciro ahenshi byarazamutse. Twebwe murabizi ntabwo tuzamura kubera ko abandi bazamuye. Uburyo tujera ekonomi yacu tuyijera nyine nk'abantu ba nyiri ekonomi, tuzamura kubera ko tubona hari impamvu dukwiye kuzamura. Twebwe rero uko dukora, uko twari dusanzwe dukora ibiciro tubyakudetinga buri mezi 2. Hari ahandi batanabiregulatinga na gake, ibiciro bigenda byazamuka uyu munsi, ibiciro byo kuri pompe nabyo bikazamuka. So twebwe ntabwo ari uko, iri ni isoko turegulatinga, tugahindura ibiciro tuganiye n'abacuruzi nyuma y'amezi 2. Ibyo ariko tumaze kubireba ubu ngubu, urebye ibiciro bya peteroli ku isoko, mbere y'uko intambara iba, akagunguru ka peteroli kaguraga amadolari nka 70. Uyu munsi karagura amadolari arenze 100. Bivuze ngo abacuruzi bacu nubwo turi kubaha kuri iki giciro cy'uyu munsi, bashobora kudashobora kurangura. Ariyo mpamvu
twagerageje kubafasha uko dushoboye, tubashakira za letter of credit kugira ngo tubongerere n'amafaranga bashobora kubona kugira ngo bajye kurangura. Ariko igiciro kiri ku isoko uyu munsi mu by'ukuri ntabwo kitwemerera gukomeza gucuruza ku giciro dufite uyu munsi. Nibyo natangiye mvuga, iyi ni crise iri ku isi hose, dukwiye twese kujyanamo, buri wese akumva ko akwiye kugira uruhare nk'umunyarwanda kugira ngo dushobore kuva muri iyi crise twemye nk'uko twavuye no mu zindi twagize mbere. So ibiciro rero navuga ko biraza kwiyongera, nibyo, kugira ngo dushobore kubona produit, kuko mwibaze dukomeje kubaho byakira amezi 2 cyangwa 3 ugasanga nta produit dufite ku isoko kubera ko abacuruzi bacu bataranguye. Ibyo ntabwo twabaye twavuga ngo ntabwo nge twaba twashizemo. Ikindi, leta ntabwo ishobora gukomeza gutanga subsidy kuri peteroli cyangwa kuri mazutu kubera ko birahenze, na leta ntabwo ayo mafaranga yabona mu by'ukuri. So ahubwo nibyo turimo kuvuga tuti reka tucunge neza za stock dufite nk'abanyarwanda, dutangire dutekereze uburyo twagabanya n'ibyo dukoresha, twitabira za public transport navuze, y'amabisi, ku buryo mu by'ukuri tujyanamo ikibazo twese tukagisangira tukakivamo neza. Mwabonye mu bindi bihugu hari aho batangiye gukora rationing, aho bavuga bati ntushobora kurenza wenda litiro 20 cyangwa 50 bitewe nuko babivuze. Hari ahandi bavuga bati gukora, reka dutangire dukore iminsi 4 cyangwa 3. Nkuko nababwiye ntabwo dukora ibintu kubera ko ndibaza,